Hello, shalom, shalom, hobe hobe cyane. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Turashima Imana ko itwemereye kongera kuboneka muri wa mwanya wacu mwiza wo kuvuga inkuru za Yesu, ubwiza bwa Yesu. Yesu araryoshye, Yesu aranezeza. Yesu ni inshuti nziza itajya idusiga, ni umunyembabazi, ni umunyabuntu, ni umunyarukundo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mwuka wera tuguhaye ikaze, uganze kandi utegeke mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yohana, igice ni icya mbere, duhereye ku murongo wa 10. Yohana igice cya mbere umurongo wa 10 haravuga ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri, haleluya, ngo cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ngo ahubwo babyawe n'Imana. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Yaje mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya, ab'isi ntibamwemera. Baramwumvishije, baramubwiwe, ariko ntibamwemera. Uwo ni Yesu Kristo uvugwa hano, ni Yesu umwami w'abami, waje kudupfira azize ibyaha byacu kugira ngo tubashe kubona ubugingo buhoraho. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umwanzi ntazanwa n'ikindi, ngo azaba no kwica no kurimbura, ngo ariko Yesu we yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse bwinshi. Muri Yohana 10:10 icyamuzanye we ngo ni ukugira ngo zibone ubugingo ndetse bwinshi, ariko umwanzi wacu ngo icyamuzanye ngo ni ukwiba, kwica no kurimbura. Nshuti y'Imana, abantu babona ubugingo ndetse bwinshi, abantu babasha guhishwa kurimbuka k'umugome, kurimbura k'umugome, n'abamwemeye. Haleluya. Ngo nyamara ab'isi ntabwo bamwemeye. Ariko 12 aravuga ngo icyakora abamwemeye bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngo abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa umugore, ntibabyawe n'inyama n'amaraso, ntibabyawe n'umubiri, ngo ahubwo babyawe n'Imana. Ni ukuvuga ngo bavutse ubundi bwa kabiri, hari urundi rukiryi bakomotsemo. Haleluya. Njya nkunda kuvuga, njya numva bisobanura ngo uri mwene nde. Nshuti y'Imana, iyo twamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza, iyo batubajije, iyo twahuye na Yesu, iyo wemeye Yesu akaguha ubushobozi n'ububasha bwo kwitwa umwana w'Imana, barakubaza ngo uri mwene nde, ukavuga ngo ndi mwene Kristo, ndi umwana w'umwami, ndi umwami n'umutambyi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo icyakora abamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Kandi niko biri, turi abana b'Imana. Haleluya. Turabaraganwa na Kristo, ntabwo tuzanyagwa, ntabwo tuzamburwa ubugingo. Dufite ubugingo buhoraho. Nyuma y'ubu buzima hari ubugingo buhoraho. Haleluya. Umwanditsi Ariko mu gitabo cy'ubuzima bufite intego yaretse aravuga ngo abantu batinze cyane ku buzima bwa mbere y'urupfu, ngo aho gutinda ku buzima bwa nyuma y'urupfu. Ngo nyamara ubuzima bwa mbere y'urupfu ngo ni ubuzima bw'akanya gato, ngo nta muntu wabasha kubumenya. Haleluya. Ariko ubuzima bwa nyuma y'urupfu ni ubuzima bw'igihe kirekire. Harabaza ngo ese mu buzima bwa nyuma y'urupfu uzabaho mu mubabaro cyangwa uzabaho mu munezero, uzabaho mu byishimo cyangwa uzabaho mu mubabaro? Yego nibyo, ushobora kuba utabyizeye ko inyuma hari ubuzima, ariko se nshuti y'Imana, uramutse ugezeyo ugasanga hari ubuzima, ugasanga ntiwizeye Yesu umwami n'umukiza, ugasanga yaraje ntiwamwemera, waramwumvishe ntiwamwemera, nshuti y'Imana, hari imbere ntiwaregreta, reka nkubwire nshuti y'Imana, aho kugira ngo ugereyo usanga ariyo utaramwemeye, ahubwo wamwemera wagera ukazasanga ariyo. Haleluya. Imana ishimwe cyane, waramwemeye. Ndakwifuriza kumwemera, ndakwifuriza kumwakira, ndakwifuriza kumwemerera. Yaje mube, ariko abe ntibamwemera. Yaje kubashaka, ntibamwemerera. Nshuti y'Imana, fata icyemezo umwemerere. Mwemere wowe, ni wowe yazanywe nawe, ni wowe wamuzanye.
yasize icyubahiro afite mu ijuru aza mu isi kugira ngo agucungure urupfu rw'iteka, kugira ngo aguhe ubugingo buhoraho. Hari igihe twibwira ngo turi abantu b'Imana, nibyo koko dufite amadini dukomokamo, dufite imiryango dukomokamo, kandi aho hose twitwa abantu b'Imana. Imana yaremye abantu, haleluya, ariko itandukanyirizo ry'umuntu w'Imana n'umwana w'Imana, haleluya, aho itandukanyirizo riri kugira ngo uve mu rwego cyangwa muri kategori yo kwitwa umuntu w'Imana wihinduke umwana w'Imana, nuko wemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ukamwakira, haleluya, ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, ngo abo ntabwo babyawe n'amaraso, bahinduriwe identite, n'abana b'Imana, ntabwo ari abantu va mu kivunge. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abatoranijwe ni benshi, ngo ariko abahamagawe ni bake. Ikidutandukanye rero muri iyi si ni ukwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, haleluya, tukizera izina rye, tukamwakira. Icyo Imana idukorera ako kanya, duhita twimuka tugahinduka abana mu rugo, haleluya, tukinjizwa mu rugo rwa data, tukagira uburenganzira mu byacu, mu by'ubwami, tukagira uburenganzira ku bya data, haleluya, ngo duhita duhinduka baraganwa na Kristo, aho twinjizwa mu mbabazi, twinjizwa mu rukundo, twinjizwa mu kwitabwaho, twinjizwa mu kurindwa. Ijambo ry'Imana rirambwira neza muri Yohana 16:33 aravuga ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro yuzuye, haleluya, mugire amahoro yuzuye muri njyewe, mugire amahoro yuzuye muri nge, kuko mwanyemeye mukanyakira, ngo kuko mwisi mugira umubabaro, ngo ariko nimuhumure nanesheje isi. Ntabwo ushobora guhabwa rino humure nshuti y'Imana utarahura na Yesu, utaramwemera, utaramuha ubuzima bwe, utaramwakira. Uzaguma uri mu bantu uhabwa umugisha rusange, ariko supanaco, umugisha uri supanaco, umugisha uri ku rundi rwego uzawakira, umugisha wa kibyeyi, umugisha umubyeyi aha abana be, umurage umubyeyi aha abana we, uzawakira, uzawinjiramo umaze kwemera Yesu, umaze kumwakira nk'umwami n'umukiza wawe, ngo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ubu turi abana b'Imana, haleluya. Muri ngiro hari avuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ntikurerekanwa bene data, icyakora kuri hafi. Bakundwa ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ntikurerekanwa bene data, icyakora kuri hafi, haleluya. Bakundwa ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ntikurerekanwa, icyakora kuri hafi. Icyo nzi cyo niyerekanwa tuzasa nawe. Ndakwifuriza kwinjira muri identite, ngo yaje mube ntibamwemera, haleluya. Asoza avuga ngo icyakora bamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, haleluya. Wewe wemeye Yesu Kristo ukizera izina rye, abandi bamuhakanye, abandi bamwanze, ahita aguha ububasha bwo kwitwa umwana w'Imana. Ntabwo ukiri umushyitsi mu bwami, uri umwana mu rugo, uri umuraganwa na Kristo. Niyo mpamvu ujya imbere y'Imana ukamusaba nk'umubyeyi. Umubyeyi ntajya agira icyo yima umwana we agifite, niyo atagifite aragishaka. Iyo winjiye muri identite yo guhinduka umwana w'Imana, ntabwo Imana yakwima ikintu, ntabwo Imana yakurira ikintu, haleluya. Imana ikwitaho nk'umwana, ikakurengera, ikaguhoza, ikagukunda, ikakugaburira, ikakumenyera ibigukwiriye, ikakurwanirira, ikakubararaho. Intambara nyinshi so uzirwana nk'uko nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo, ngo niko n'Imana ijya ibundikira abana bayo, haleluya. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Data, turagushimiye ko watumeye mu gihe gisa n'iki mwami, turagushimiye ko wadutoranije ukadukura mu kivunge cyo kwitwa abantu b'Imana, ukatwinjiza mu guhinduka abana b'Imana, tukajiba abaraganwa na Kristo, tukaba dufite umunani mu bwami bwawe. Uhabwa icyubahiro, ugirire mwene data ineza yo kumubona no kukumenya. Mwami umwiyereke byiringiro bizima, uyu mutima wo kukwemera no kuguhitamo, kugira ngo mwami Yesu umugirire neza. Ni mu izina rya Yesu, amen, amen. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Ndakwifuriza kumwemera.